ndetse irahinduka ku muvuduko udasanzwe. Ikoranabuhanga riratera imbere, AI iragenda ikura kandi imirimo myinshi irimo guhinduka, ariko hari ukuri abantu benshi batitaho. Hari imirimo ibaho uyu munsi izaba itajyaho mu myaka iri imbere, si uko itagikenewe, ahubwo ni uko imashini zizayikora vuba, neza kandi ku giciro gito. Ikibazo rero ni iki? Ese ejo hazaza hawe haratekanye? Uyu munsi ngiye kukwereka imirimo 5 ishobora kuzazimira mbere ya 2030, cyangwa se ni imirimo iri mu byago byo kuzazimira bitewe n'ishyirwa mu bikorwa cyangwa se n'ikoreshwa cyane rya AI, kugira ngo witegure, uhinduke kandi ujye imbere y'abandi. Tudatinze rero, kaduhere ku murimo wa mbere: abinjiza amakuru muri mudasobwa, data entry workers. Akazi ko kwinjiza amakuru kari kazwi cyane, kwandika amakuru, kuyategura ndetse no gukora spreadsheets. Ariko uyu munsi AI ishobora kubikora mu buryo bwihuse cyane. Urugero, mu bigo byinshi bikoresha software nka Microsoft Excel ifite automation cyangwa system zifashisha AI. Amakuru ashobora kwinjizwa no gutunganywa automatically. Nimvuga automation, wumve ko ari uburyo ikintu gikoresha bitagizwemo ingaruka, ahubwo ahanini hifashishijwe artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhimbana. Hari n'ibigo bikoresha robots zishobora gusoma documents zigahita zinjiza amakuru nta muntu ubyinjijemo. Ibyafataga abantu 10 ubu bishobora gukorwa na system imwe gusa. Impamvu zihishe nyuma zo kuzimira kw'aka kazi ni uko imashini zikora vuba, ku makosa make, kandi ntizihenda. Muri make zikora ku giciro gitoya. Rero wowe wari ufite aka kazi, hari ibyo ugomba kwitaho no gusobanukirwa. Icyo ugomba kwitaho ni iki? Iga gusobanukirwa amakuru, ari byo twita data analysis, kuko kwinjiza amakuru si byo bizaba bifite agaciro, ahubwo gusobanura amakuru nibyo bizaba bifite agaciro. Umurimo wa kabiri: abacuruzi ku makarita, cashiers. Ujya ubona amaduka agezweho. Urugero, amaduka nka Amazon afite stores za Amazon Go, aho winjira ugafata ibyo ushaka ugasohoka, nta cashier ubayeho. System igukurikira ikoresheje kamera na sensors, amafaranga agahita akatwa kuri konti yawe. Ndetse no muri supermarkets nyinshi, self checkout machine ziragenda ziyongera. Bivuze ngo self service irihuta kandi irahendutse ku bigo byinshi. Rero wowe wakoraga nk'umukashi, hari ibyo ugomba kumenya. Iga skills zisaba human interaction, nko kuganira n'abantu, kugurisha neza, cyangwa service quality. Kuko imashini ishobora kwakira amafaranga ariko ntishobora gusobanukirwa neza umukiriya. Umurimo wa gatatu: abahamagara abantu bagamije kugurisha cyangwa se abakora marketing. Kera companies nyinshi zishingikirizaga ku bantu bahamagara abantu benshi, ariko ibi bintu byarahindutse. Urugero, companies zikoresha email automation tools nka Mailchimp cyangwa AI system, zishobora kohereza ubutumwa ku bantu icyarimwe, kandi buri muntu akabona ubutumwa bumwerekeyeho. Hari na chatbots zisubiza abakiriya amasaha 24 mu minsi 7, nta muntu ubigizemo uruhare. Rero kwamamaza hakoreshejwe AI birihuta kandi birahendutse kandi bigera ku bantu benshi. Niyo mpamvu rero abantu bakoraga marketing bagomba kumenya iki kintu. Iga digital marketing, content creation cyangwa branding, kuko ejo hazaza si uguhamagara abantu, ni ukubakurura, attracting attention. Umurimo wa 4: akazi k'ubushoferi, taxi and delivery. Gutwara abantu cyangwa ibintu ni akazi kenshi cyane kariho muri iki gihe, ariko ikoranabuhanga riri kubihindura. Urugero, company nka Tesla iri gukora imodoka zishobora kwitwara zonyine, self driving cars. Bivuze ko kuza kw'izi modoka hari abantu benshi bazabura imirimo, bitewe n'uko hari na serivisi nyinshi ziri kugeragezwa
aho imodoka zitwara abantu nta shoferi kandi mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Nubwo bitaragera hose, iri terambere riragaragaza ko ejo hazaza abakoraga aka kazi bari mu byago byo kuba bakabura. Impamvu ni uko imodoka zikoresha AI zigabanya amakosa y'abantu kandi zigakora igihe cyose. Icyo wakora rero, wowe iga ubumenyi bujyanye na logistics cyangwa technical system. Transport izahoraho kuko ni kimwe mu bifashe iterambere ry'isi, ariko uburyo bwo kuyikora buzahinduka kuzagenda n'izo mpinduka. Umurimo wa gatanu, abakozi b'inganda. Mu nganda ibintu birahinduka cyane. Mu nganda zimwe na zimwe robots zikoreshwa mu guteranya imodoka cyangwa ibindi bikoresho. Kampani nka Tesla ikoresha robots nyinshi mu nganda zayo, ndetse no mu Rwanda hari aho AI zifashishwa. Izi mashini zikora amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7, nta kuruhuka ndetse nta n'amakosa menshi. Ibyo bituma akazi kenshi k'abantu kagabanuka. Impamvu ibitera ni uko automation ituma ibintu bikorwa vuba kandi neza. Rero wowe wishingikirizaga kuri aka kazi, icyo ugomba gukora, iga technical skills nko gukoresha machine, programming cyangwa engineering basics, kuko ejo hazaza ni abakorana n'ikoranabuhanga atari abasimburwa naryo. Kugira ngo wumve icyo kintu, icyo ugomba kumenya rero, ejo hazaza ntihagutegereje, ahubwo ejo hazaza hawe ugomba kubaka uyu munsi. Niba utihinduye ushobora gusigara inyuma. None ufite amahitamo abiri: kwanga kwakira impinduka cyangwa kwemera gutegura impinduka. Iga ubumenyi bushya, ihindure kare kandi komeza wige. Ibyo ni ibintu tugomba kumenya uyu munsi, kubera ko intego atari ugutinya ejo hazaza, ahubwo ni ukwitegura neza ejo hazaza. None se ni ubuhe bumenyi ugiye gutangira kwiga ukurikije ibyo twagarutseho mu kiganiro cyacu? Tubwire muri comments, kandi niba ushaka content igufasha kujya imbere y'abandi, kora subscribe nonaha, kubera ko ejo hazaza hawe haterwa n'ibyo ukora uyu munsi. Murakoze cyane.